uyu munsi turi ku itariki 23 z'ukwezi k'Ukwakira mu mwaka wa 2023. Kuri uyu munsi imyaka 66 iruzuye kuri Perezida Paul Kagame, umwe mu banyabigwi u Rwanda rwagize mu myaka isaga 60 ishize. Yavutse nk'abandi bana hari ku munsi wo kuwa gatatu tariki 23 Ukwakira mu 1957. Yavukiye ku musozi wa Nyarutovu muri Tambwe muri Ruhango y'ubu, hari mu Rwanda rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Uyu munsi hano ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio turagaruka ku mateka ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuva mu buto bwe. Perezida Paul Kagame yavutse ari umuhererezi mu muryango w'abana batandatu, abahungu babiri ndetse n'abakobwa bane kuri se Rutagambwa, Deogratias ndetse na Asteria. Ni umuryango wari wishoboye mu Rwanda rw'icyo gihe, dore ko wari utunze amashyo. Rutagambwa akaba umucuruzi w'ikawa ndetse n'umwe mu batangije koperative ya Trafipro mu Rwanda. Iminsi ya mbere ya Perezida Kagame mu Rwanda yari myiza, nubwo ibihe igihugu cyarimo byo byari bikomeye, dore ko aribwo hari kuvuka imvururu zishingiye ku moko n'amashyaka. Ibi byari bigamije gufasha abakoloni kwikiza ubwami mu Rwanda, mu gihe ku rundi ruhande umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa we yifuzaga u Rwanda rutavugirwamo n'Ababiligi. Umuryango Perezida Kagame yavukiyemo wari Abakristu Gatolika, ndetse byatumye abatizwa mu minsi ya mbere akivuka, abatirizwa i Kabgayi ahari icyicaro cya Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Umuryango wa Perezida Kagame wari ufite amaraso y'ibwami, dore ko ku ruhande rwa papa we umuryango mugara akomokamo ari wo wabyaraga Abagabekazi, mu gihe mama we yari mubyara w'umwamikazi Rosalia Gicanda. Perezida Kagame avuga ko nubwo akomoka mu muryango nk'ukomeye atari byaha agaciro kuko ntawe uhitamo ahavukira. Ati, nduwirata nubwo nabyo ntabyo nakora, nakwirata ibyo nagezeho ubwanjye. Imyaka 4 ye ya mbere yari myiza kuri Paul Kagame kugeza tariki 6 Ugushyingo mu 1961, ubwo umuryango we wahungaga kubera imvururu zari ziri mu gihugu, Abahutu bakibasira Abatutsi bakabica, kubatwikira no kubasahura. Icyo gihe umuryango we wahunze hari igitero cyateguwe cyagombaga kuza kubutsemba. Mu gitabo cyitwa A Conversations with the President of Rwanda cyanditswe n'umunyamakuru François Soudan, Perezida Kagame yagize ati, iyo ufite imyaka 3, 4 uba ufite ishusho y'ikintu cyakubayeho gikomeye. Iyo rero wongeyeho ibyo wabwiwe n'abandi birushaho kukujyamo cyane. Nibuka ko umunsi wa nyuma twatatanwaga uwo munsi bari gutwika inzu, bica amatungo yose, ndetse ubona ko umugambi wari ukwikiza bari basigaye, ubundi bakazi wacu. Ntabwo twari dutuye kure y'umuhanda. Umuryango wahungiye mu Mutara hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda, aho mama we yavukaga, naho bakomeza kwibasirwa kugeza ubwo hafatwaga umwanzuro wo guhungira muri Uganda. Ubuzima bwo mu buhunzi bwari bugoye muri Uganda. Perezida Kagame yibuka ko bakigera muri Uganda hitwa Kamwezi, babanje gukodesha inzu, nyuma bakaza kwimurwa bakajyanwa rwagati muri Uganda mu nkambi z'impunzi. Ubuzima bwari bugoye muri Uganda. Ibi byatumye babiri muri bashiki be bagarurwa mu Rwanda kurererwa mu muryango wasigaye. Abandi bana bakomeza kubana n'ababyeyi muri Uganda, batunzwe n'inkunga z'intica ntikize zatangwaga n'umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi HCR. Karame
rudasumbwa. Aye ganza ganze tukwifurije kuganza mu bana b'u Rwanda, niwe nta wundi. Ubwo yari ageze igihe cyo gutangira ishuri, Perezida Paul Kagame yagiye kwiga muri Rwengoro Primary School. Iri ni ishuri riherereye mu majyaruguru ya Mbarara. Nubwo ariko ubushobozi mu muryango bwari buke, ntacyo byari bitwaye cyane kuko amashuri abanza kwiga byari ubuntu. Ibi byahinduye isura mu mashuri yisumbuye, aho byasabaga ko umuntu yirwanaho. Abiganye na Perezida Kagame bavuga ko yari umunyeshuri witonda, ucisha make, ariko ufite igitinyiro cya kiyobozi kandi utarihanganiraga amafuti. Iyi myitwarire ni nayo yatumye agirwa n'umuyobozi w'ishuri. Amashuri abanza Perezida Kagame yayasoje afite amanota meza mu karere, ndetse atsindira kujya mu mashuri yisumbuye kuri Ntare School, rimwe mu mashuri yari akomeye muri Uganda, ari naho Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yize. Ku myaka 15 papa wa Paul Kagame yitabye Imana. Bitangira kugira ingaruka ku myitwarire ye ku ishuri, nk'uko yabitangarije umwanditsi witwa Stephen Kenza mu gitabo cyiswe A Thousand Hills, Rwanda's Rebirth and the Man Who Dreamed It. Muri iki gihe Paul Kagame yatangiye kurwana ku ishuri, by'umwihariko kutihanganira abanya-Uganda babaga baserereza abana b'abanyarwanda b'impunzi. Amanota ye mu ishuri nayo yatangiye kugabanyuka. Ibi byarushijeho kuba bibi mu mwaka w'1976, ubwo yamenyaga amakuru ko inshuti ye yo mu bwana biganaga Fred Gisa Rwigema banamenyanye guhera mu 1964 yaburiwe irengero. Iki gihe Fred yari yaragiye mu nyeshyamba za Fronasa zaharaniraga kubohora Uganda. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye Perezida Kagame yagikomeje kuri Old Kampala Senior Secondary School. Iri ni ishuri ryari mu murwa mukuru wa Kampala. Ni ishuri ry'amateka kuko ryahoze ryigamo abana b'Abahinde babaga baraje kubaka imihanda ya gari ya moshi mu bice byakolonizwaga n'Abongereza muri Afurika y'Iburasirazuba. Umwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye yaragutsinzwe kubera ibyo bibazo bitandukanye yagiye ahura nabyo. Yagiye kwinginga nyina wabo wari wishoboye ngo amurire, arabyanga, birushaho kumubabaza. Perezida Kagame yaje kumenya ko hari undi mwene wabo ba muri Uganda ujya ufasha abanyeshuri kujya kwiga kaminuza mu Busuwisi. Yamugezeho ngo agerageze amahirwe ariko biranga. Perezida Kagame yabwiye Kainza ati yohereje abandi bantu 3 kwigayo. Ntabwo ari uko bari bafite amanota meza, ariko bari bafitanye amasano ya hafi. Wenda nanjye iyo nza gukomeza guhatiriza byari gukunda, ariko nge siko nteye, sinkunda guhatiriza. Paul Kagame mu mwaka w'1977 yagiye mu Rwanda agiye gusura umuryango, ariko by'umwihariko agamije kurumenya no kumenya byinshi ku makuru yarubwirwagaho. Muri icyo gihe kwinjira mu Rwanda byari byoroshye ku banyeshuri muri Uganda, kuko byasabaga kwitwaza ikarita y'ishuri n'icyangombwa cyo mu karere utuyemo. Icyakora ku mpunzi zisanzwe byo byari kuba ibindi kuko bitari byemewe. Ikindi nuko iyo Kagame aza kwinjira mu Rwanda afite ibyangombwa bigaragaza ko ari impunzi, bari gutangira kumukeka amababa. Perezida Kagame yigeze kubwira François Soudan ati izi mpapuro baduhaga ntabwo zabaga zerekana kuri impunzi. Polisi yagufataga nk'aho uri umunya-Uganda. Amaze kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, yafashe tagisi imugeza mu mujyi wa Kigali, aho yahuriye na nyirarume wari warize muri Czechoslovakia. Muri iyo minsi yamaze i Kigali, ngo yagendaga mu masaha y'ijoro yirinda guhura n'abashinzwe umutekano bakamubaza byinshi. Mu duce yabashije kugeramo icyo gihe ni akabari kabaga mu Kiyovu, kakundaga kugendwa n'abayobozi bakomeye mu gihugu ndetse n'abadiplomate. Aha avuga ko yahazaga kenshi akicara akanywa fanta orange yicaye wenyine yumviriza ibiganiro abaje muri ako kabari babaga baganira, yibandaga kuri politiki mu gihugu. Mu Rwanda bwa mbere yahamaze ibyumweru 6,
ahagaruka nyuma mu mwaka w'1978. Kuri iyi nshuro yirinze umujyi, yibanda ku gusura ibyaro byo mu Rwanda aho kuguma mu mujyi. Iyi minsi yose yamaze mu Rwanda ngo yamufashije kumva neza ibibazo abanyarwanda bari bafite na politiki ishingiye ku ivangura yari ihari. Amata rero yabyaye amavuta akiva mu Rwanda. Inshuti ye yo mu bwana Fred Rwigema yongera kugaragara muri Uganda nyuma y'imyaka hafi 3 yose yitoza n'inyeshyamba za Fronasa ibijyanye n'igisirikare. Nyuma yo kongera guhura na Kagame, Fred Gisa yatangiye gushakira abandi basore b'abanyarwanda amahirwe yo kwiga ibya gisirikare, ari nabwo Kagame yabonaga amahirwe yo kujya kwiga iby'ubutasi muri Tanzania. Muri Tanzania yahamaze amezi 8. Muri Gashyantare mu 1981, Paul Kagame n'abandi basore barimo Fred Rwigema binjiye mu nyeshyamba za NRA za Yoweri Museveni. Bakomeje kurwana muri izi nyeshyamba kugeza mu 1986 ubwo NRA yatsindaga ikabohora Uganda. Muri iki gihe 20% by'ingabo uwo mutwe wari ufite bari abanyarwanda. Uku gutsinda kwa NRA kwahaye imbaraga abanyarwanda bari bari mu ngabo za Museveni, biyemeza gukoresha ubwo bunararibonye mu kubohora u Rwanda rwari rufite abategetsi bamaze kuvuga ko rwuzuye kandi nta wundi muntu wemerewe kurujyamo. Mu 1987 nibwo hashinzwe umuryango wa FPR Inkotanyi nk'umutwe wa politiki waje no gushinga umutwe wa gisirikare wiswe RPA. Ibi byatwaye imyaka 3 ngo uyu mutwe umaze kwisuganya utangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Imyaka hafi 4 yose uru rugamba rwamaze, Major General Paul Kagame niwe waruyoboye, dore ko Major General Fred Rwigema yatabarutse arashwe ku munsi wa 2 w'urugamba. Uyu munsi uyu mugabo uyoboye igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa Perezida Paul Kagame, usibye n'abanyarwanda muri rusange ariko kandi n'amahanga, bamushimira iterambere amaze kugeza ku gihugu cy'u Rwanda mu gihe amaze akiyobora. Imana yaduhaye amahirwe nk'ayasaya bose, umura abanyarwanda turabizi. Paul Kagame turi kumwe nawe. Thank you Kagame, thank you Kagame, urashoboye. Thank you Kagame, thank you Kagame. Uyu munsi ni isabukuru ye y'imyaka 66 amaze avutse. Reka twifurize isabukuru nziza nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Njye nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Iyi ukurikiye ni One Nation Radio, ijwi rya diaspora. Wabayubukombe imbuguya niyo ngiro, ikirogoya n'umuziro, imvugo yawe niyo ngiro, kirogoya n'umuziro. Uri Imana yaduhaye amahirwe nk'ayasaya bose.